cyane ko hari impamvu inyoroshyacyaha zishingiye ku kuba yaremeye ibyaha byose ndetse agatanga amakuru yuzuye ku nzego z'iperereza. Ibi ni Kazungu nibyo yagiye agarukaho cyane, aravuga ati ibyo mu nshinja yaba ibyo mugenda mumvugaho by'ibyaha byose ni ngewe wabigaragaje, ni ngewe wabigaragarije RIB, ni ngewe wagize iyo ntambwe njya kugaragaza ko hari ibyaha nakoze kubera ko nari mfite kwihana. Mu miterere rero y'ibyaha Kazungu aregwa, Kazungu yaburanye yemera ibyaha byose aregwa, aho yabazwaga na perezida w'inteko y'iburanisha akemera ko ibyo akurikiranyweho byose uko byakabaye yabikoze. Ubushinjacyaha bwavuze ko uyu Kazungu Denis akurikiranyweho ibyaha 10 yakoze mu bihe bitandukanye, kuko amakuru yatangiye kumenyekana muri 2022. Bwagaragaje kandi ko abo yishe yabashukishaga amayeri yuko afite ikibanza, akabashukisha akazi no kubahuza n'abazabaha akazi, ndetse akaba abandi yarabakuraga mu tubari dutandukanye. Abo yagezaga iwe yabateraga ubwoba, akababwira ko agiye kubica, ko azica n'imiryango yabo, ndetse akanavuga ko nibatamuha ibyo abasabye byose yaba amafaranga, yaba kumwandikira ko bagurishije imitungo yabo n'ibibanza, ibyo byose yabikoraga nyine abakanga, abereka ko byose nibitaba ari bubice. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko ibyo bitagarukiye aho, ahubwo ko yamaraga kubona ibyo ashaka n'ubundi akabica. Ubushinjacyaha bugaragaza ko Kazungu Denis yagiye gutura mu Busanza, akiyita amazina ya Dushimimana Joseph. Ngiyo yabaga amaze gukora ibyaha byose yasigaranaga ibikoresho byabo yishe, yaba amatelefone, yaba amalaptop, yaba n'ibindi byose. Cyane cyane ko hari n'ubwo bamwe yababwiraga ati imitungo yanyu ndagenda nyifate, kuko murabizi ko hari abo twumvise imitungo yagiye agenda akajya aho umuntu yaracumbitse agafatira imitungo ye, akabeshya ko uwo muntu yayimutumye. Uretse kubikuza amafaranga, harimo no kuba yarigurizaga kuri za Mokash z'abo bantu, nyuma yaho telefone zabo akajya kuzigurisha. Ubushinjacyaha kandi bugaragaza ko mu cyobo cyari aho Kazungu yari atuye habonetsemo 2013, ndetse mu mvugo ze yemeje ko ari we wabishe. Bwasobanuye ko ku cyaha cy'icarubozo aregwa kigizwe n'ibikorwa yakoraga bibabaza umubiri, yakoreraga abantu mbere yuko abica, bakamuha ibyo yifuza ko bamuha. Muri ibi bikorwa byo kubabaza harimo kuba yarazirikaga abantu amaboko n'amaguru, akabaniga, akabakubita n'ibindi bitandukanye, agamije ko bababara cyane bakamuha ibyo abasaba. Icyo ni ku cyaha kijyanye n'iyicarubozo. Bugaragaza ko hari bimwe mu byakuwe mu nzu ya Kazungu yifashishaga birimo imigozi. Hanyuma rero ku cyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari abakobwa yabanzaga kubanza gusambanya mbere yuko abica, hanyuma kuguhisha umurambo no kushinyagurira bikaba bigaragazwa no kuba yarabishe imibiri yabo akayita mu cyobo, bamwe akabagereka hejuru y'abandi. Ubushinjacyaha kandi busobanura ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho ko hari abantu batandukanaga na Kazungu abambuye ariko ntabice, nyuma akajya batera ubwoba, akavuga ko nibavuga ibyababayeho azabicana n'imiryango yabo. Ngira ngo mu bihe bitandukanye mwagiye mubona abakobwa bagaragaye mu itangazamakuru, hari uwo wagaragaye kuri Umuryango ngira ngo TV, agaragaza ukuntu yasambanyijwe na Kazungu ariko agaceceka. Hari n'abandi batandukanye bagiye babivuga nyuma yuko Kazungu atawe muri yombi. Abangaba rero nibo ubushinjacyaha bwagarukagaho. Hanyuma rero kwitwara n'ifungiranwa ry'umuntu mu buryo butemewe n'amategeko, iki nacyo ubushinjacyaha busobanura ko ubwo Kazungu yamaraga gushuka abantu akabageza ibe, yabakingiranaga mu nzu, bakaba barimo iminsi igera kuri 2. Akabafungirana nyine, akaba arimo aho ngaho nyine yagufungiranye nubwo yaba atarakwica. So ubushinjacyaha bwasobanuye ko Kazungu akurikiranyweho kandi icyaha cy'ubujura burimo ubusanzwe n'ubukoresheje ibikangisho. Bugaragaza ko ibintu Kazungu yatwaraga birimo impapuro z'imitungo yabo yishe, hakaba n'ubujura ashinjwa kubw'ibyari mu nzu y'umusore witwa Kimenyi Yves. Ngira ngo muribuka umubyeyi wavuze rwose agahinda ke mu bihe bitandukanye, ubwo uru rubanza rwagendaga rusubikwa yaje kurwumva w'uyu mwana Kimenyi Yves. Nawe rero akaba ari umwe mu basore Kazungu yagiye iwe agafata ibyari mu nzu ye byose nyuma yo kumwivugana. Ubushinjacyaha busobanura ko mu byo yibaga harimo telefone, ibikoresho byo mu nzu, amafaranga, impapuro z'imitungo n'ibindi.
hanyuma ku gusenya inyubako ku bushake n'ikindi cyaha Kazungu ashinjwa gikomoka ku nzu yakodeshaga ari nzima. Iki ngiki nyuma yo nuko yagiye mu nzu akaba yayifasha ari nzima nta kibazo ifite, yamara kuyigeramo akayicukura akayishyiramo umwobo agasenya inzugi zayo akazijyana. Ibyo nacyo ni icyaha kindi Kazungu yashinjwe cyo gusenya inyubako ku bushake. Gukoresha inyandiko mpimbano, ubushinjacyaha bushimangira ko amwe mu mayeri yakoresheje Kazungu ari uko yagiye ahindura imyirondoro kugira ngo atazamenyekana. Mu masezerano yakoze ubwo yakodeshaga inzu yari yise Dushimimana Joseph, kandi yari urumva ni Kazungu Denis, ariko iryo zina akarikoresha mu kuba ari umupangayi w'ahakodesha, akanikoresha no mu bindi bikorwa bitandukanye. So ku byaha rero aregwa Kazungu byose nk'uko nabibabwiye yahawe umwanya arabyemera. Ibyaha aravuga ati ibyaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bubeshyeho, kuva nagera mu maboko y'ubushinjacyaha nta kibi nakorewe, uburyo nabashije kugira ibyo mvuga wenda mbeshya. Aravuga ati nta yandi makuru arenze kuyo natanze kuko twaganiriye nabo byinshi, ntacyo ndenzaho nta n'icyo ngabanyaho, byose narabikoze. Uwo ni Kazungu Denis. Abari mu rukiko nyine ubwo aho ngaho urumva bahemukiwe, abiciwe benshi nyine urumva bose bahurije hamwe bari imyoje. Urumva nyine nagahinda kuba umuntu ari kuvuga ati byose ibyo babashinja nta na kimwe bambeshyera. Kazungu Denis yavuze ko yishe abantu 13, ashimangira ko nta wundi muntu bafatanyaga muri uwo mugambi wo kwica. Avuga ati uyu mugambi nawupanze ku giti cyanjye, nta muntu twafatanyije ibikorwa